mwabonye iby'ama inkundo twazigezeho twakoshinze twagize view ikitwa tuvuge amafaranga twagize view amashuri twakoze view ibyo byandi bigaragara nyine dusobanurira imodoka nziza madeni ntayahari nta n'inzoga ye ibyo byose ntabyo dukoresha ariko tugeze mu rugo umwe ati mama saa 5 z'ijoro mama agahamagara umwe nyina agahamagara nari gukeneye waza kundeba muri aka kanya wa undi utarigeze famille akakubwira ati he uyu mubyeyi uguhamagara saa 5 z'ijoro ntabwo uzi ko yubatse aracyagira ngo uri umwana wiwe ikaba subject ya conflict ubwo hakaba hagiye kuba conflict ukavuga utariko ni gute tubaha umubyeyi ninde muntu utubaha umubyeyi ubaho kuko we n'indangagaciro ariko kandi aho hantu ni mwigeze muhagera buri muntu wese ari muri monde ye mu baseze mu bikomere bye ariko zandaga agaciro kubera ko atari ikintu mwigeze mu mwanya wo kudetinga ntimwigeze mugikoraho niba munagikoraho mugikoraho hejuru ukasanga umuntu avuga ngo ngewe nkunda umugore wubaha ukumva nyine nukubaha nunabaza utese kubaha niki nunabaza utese wowe definition yo kubaha kuri we ni iyihe cyangwa ukavuga ngo ngewe ngo nkunda umugore uri integre niki cyangwa se akakubwira ati ngiye nkunda umugabo uri umukristo ngende umukristo kwizera kwanjye n'indangagaciro ikomeye ntabwo wagiye ngo verifie tese ubwo bukristo bw'uwo muntu n'ubunyabaki so umunsi rero mwahuriye muri rwa rugo nibyo bigongana ntabwo hagongana cyane ko mwabuza amafaranga ntabwo nibwo ibyo twaza ariko twaza kubera ko mutumvikanye kundangagaciro ziri inyuma y'ayo mafaranga wow that's very deep example duhaye ni nziza byataye kuko ntabwo mise ntekereza muri ubwo buryo nyene bwa famille ako mise murakaza neza nanone mu biganiro byacu uko dusanzwe duhura tuganira ku bijanye n'ubuzima busanzwe yaba mu gihugu yaba hanze y'igihugu tuganira uno munsi ntago ndi bubatindire turi kumwe n'umushitsi abakurikiranye ikiganiro twakoze ubushize none yongeye agarutse nkuko twabivuze yari introduction cyangwa introduction uno munsi nanone twahuye yatwemereye ko azagaruka yagarutse turi kumwe nawe hano reka tumwakire karibu akoze murakoze nitwa Assumpta Kayiranga ndi umubyeyi ndi umumama ariko hamwe n'ibyo ndi umuconsultante muri communication psychosociale ubu muri iyi minsi nkorera mu Rwanda ariko indi myaka yose nakoreraga hano muri Canada ubu naje kuramutsa abana no kubaramutsa abavandimwe so ndaprofise kugira ngo tuganire yes nkuko babwiye ni Assumpta ni mama wacu mama w'abajene yafashije abajene benshi muri Canada hano kugeza igihe yavuze ati reka njye kuruhuka mu Rwanda mu ruhande rwanjye hano iburyo ndi kumwe na Malolo dukunda gukorana ibiganiro dukunda kuba turi kumwe muzajya mubona kenshi muzajya mumbona kenshi Malolo karibu murakoze cyane and welcome mama turakwishimiye kujya kukubona again thank you yeah murakoze rero nkuko watubwiye ubushize uvuga ati iyi ni introduction twemerera ko tuzaganira ku bijyanye n'indangagaciro kuko watubwiye ko ibintu byinshi bipfa byaba mu ngo byaba twebwe urubyiruko ntabwo nkiri mu rubyiruko burya ndi kugenda nanjye negera kubona ari igihe nireba nkasanga uruhara ruraje niyo mpamvu nambaye ingofero ndi kubasatira ariko uratubwira ati ibi byose ni indangagaciro iyo value yabuze ahantu tutazi agaciro kacu ese mama reka twinjire mu kiganiro katukinjiremo tubaza ati mfite amatsiko yo kumenya ese indangagaciro niki yakoze ikibazo ni cyiza cyane kandi nkunda kukivugaho ko kirandyohera nanjye indangagaciro ubundi umuntu uko ugenda ukura niko ugenda uzisobanukirwa kurushaho iyo tukiri batoya cyane tuba dufite byinshi biturangaza ku buryo umuntu arabyuka akagenda agakora akagenda ubuzima bukagenda bugenda ariko ntabwo
ahagarara rimwe na rimwe ngo yibaze se indangagaciro zanjye ni izihe cyangwa ni iki. Ariko mu by'ukuri indangagaciro ni mu cyongereza ni values cyangwa se les valeurs mu gifaransa. Indangagaciro rero ni imibereho, ni imitekerereze, ni uburyo, ni principe umuntu yibwira cyangwa yiha cyangwa se adevelopa uko agenda akura, zituruka ahantu hatandukanye ariko zikadefinisa cyangwa zikamubera nk'inzira cyangwa umurongo cyangwa itara rimwereka uburyo ki ashobora guhitamo neza mu buzima bwe. Rero indangagaciro ni agaciro kakuranga, ni ibintu mu buzima, imitekerereze cyangwa se imyumvire wahaye agaciro kugira ngo ikurange, ikuyobore, ikubera nka busole, ikubera nk'inzira ikugaragaza uburyo ki ushobora gufata amahitamo mu buzima bwawe. Rero indangagaciro muri make, mu ncamake ni icyo ngicyo. Ubwo wenda muragenda mukomeza kubaza, turayidevelopa cyane kurushaho. Wow, ni indangagaciro. That's beautiful. Wari ubizi? Nari nzi value ariko mu Kinyarwanda ntabwo narasobanukirwa exactly what indangagaciro, ariko ndishimye ko abishize nyine abiduhaye birambuye, ngo tumenye ibyo ari cyo. Kuko kenshi hari igihe urubyiruko dukunze kuvuga, nkunze kunarivuza uti nari mbizi, nari nzi value, ariko kuba uri umunyarwandakazi wumva values kurusha uko wakumva indangagaciro. Urumva hari igihe tujya tuvuga ngo indangamuntu ni identity. None iyo bakubwiye ngo indangagaciro ni agaciro kakuranga, ni ibintu wahaye agaciro mu buzima bwawe, n'ama principles wahaye agaciro, ariko arakuranga, ni nkaho akuyobora, ni nkaho akwereka ati inzira nuyicamo ni nziza cyangwa ni mbi. So indangagaciro rero ni uyitraduje no mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, values ni ikintu gifite valeur, gifite value nyine, ni ikintu wahaye agaciro, ni ikintu wahaye valeur, wahaye igiciro. Icyo giciro rero ki priceless, ni ikintu kifite imbaraga cyangwa se urebera hariya hejuru cyane, kuko ni ikintu kijyana n'umuntu w'imbere, ntabwo ari cyane cyane ibintu bigaragara, kuko ushobora kuba ufite amamodoka meza n'amazu meza, ariko ntabwo ari byo necessairement biguha agaciro cyangwa indangagaciro. So tukiri aho ngaho, maybe wowe wadufasha ugatangira rero ukaduhezaho like a little bit of who you are based on your childhood, unakura naho ugeze ubu ngubu, ni iyihe iyo ndangagaciro cyangwa se ni iyihe iyo value wahaye ubuzima bwawe kugira ngo ugere aho kugeza aho yagufashije wowe? Nababwiye ngo ni ibintu umuntu iyo tukiri batoya, iyo nkiri mu myaka 20, 30, hari ibintu watekerezaga. Nk'ubu ndakubwira nti nkiri mutoya, mfite mbere y'imyaka 18, naravugaga nti ngewe ngomba kuba umumama, nkazarongorwa, nkazabyara, kandi ngashaka kurongorwa nkiri umukobwa w'isugi. Ako ni agaciro nibwiraga, nari mfite mu mutwe wanjye. Ariko ibyo ni ibintu kubera milieu, kubera ahantu kurira, kuko indangagaciro zifite ahantu zituruka hatandukanye. Ahambere ni umuryango wawe, nibyo wumva ababyeyi baba bavuga, nibyo ababyeyi baba baraha agaciro, cyangwa se abantu bagusurrounding. Namwe mumeze gutya, mwamaze kubyara, abana banyu babareberaho, bumva ibyo muvuga, bareba uko mwitwara, niho bakura nabo ibyo bazatwara nabo bazajyana. So nanjye hari ibyo nakuye mu muryango, hari ibyo nakuye muri environnement, hari ibyo nakuye muri societe nakuriyemo, hari ibyo nagiye nkura mu mwimerere uko Imana yandemye. So umuntu agira ibyo Imana yamuremanya, ariko hari n'ibindi bigenda bituruka ku babyeyi, ku bavandimwe, ku nshuti, kuri modele y'abarimu wagize, n'ahantu henshi ushaka gukura, ariko urageraho ugaselection. Hari ibikugumana, hari ibyo ugumana mu mutima wawe, ukuvuga iti ibingiwe ngiye numva. Ndabaha urugero, nkiri mutoya nagiraga imbabazi nyinshi, nkagira imbabazi ku buryo ku buryo n'igihe najyaga nk'ahantu bakambwira ngo umwana ngo nyina yapfuye ngo ari kubyara, urugero umubyeyi akajya kubyara yarangiza agapfa, agapfira ku buriri bwo kubyara,
noneho wa mwana nkumva ko yasiga agahinda kakanyica ndi umwana muto nakumva amakuru mu bantu bakuru bayavuga nkumva agahinda karanyishe nkavuga ngo yampa iyo nza kuba mukuru mba ngiye kurongorwa n'uwo mupapa wapfushije kandi urumva ndi umwana kugira ngo ndere uwo mwana so nagiraga izo mbabazi so urumva icyo ni ikintu nakuranye ariko ngiye sinavuga ko ari nicyo ababyeyi bampaye cyangwa environnement numva ko ari cyo kintu Imana ni imbuto y'Imana yanshyizemo tout simplement na agaciro k'Imana kandimo so ibyo narabikuranye nagenda nkura ibyo nkora byose nkagenda nganisha kuri cya kintu cyo gufasha abana gufasha abantu ku buryo umwana ngiye utakaye nubwo no mu myaka ngezemo numva natanga ubuzima bwanjye kugira ngo uwo mwana agaruke ku murongo so indangagaciro zishobora kukuyobora zikakubera nka busole inzira y'ubuzima ukayerekwa n'indangagaciro zawe so ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu ndabyumva uvuze ko indangagaciro zirakuyobora reka twinjire rero nkunda kuganira mu bijyanye n'umubano na couple kuko ni ibintu navuga ko ntafitemo experience nyinshi ariko mbirimo mfite icyo nabiganirizaho wenda abashuti abatarashaka hari ukuntu nagira inama gato none tubijyane muri kapo iyo ndangagaciro tuyigereranye noneho n'umubano umugore n'umugabo iyo ndangagaciro ese cyangwa izo ndangagaciro ishobora kuba ari imwe cyangwa nyinshi izo ndangagaciro zirakenewe mu rugo sinzi ko nabaza muri ubwo buryo ese zidufasha mu iki mu buzima bw'urugo mu mibanire y'umugore n'umugabo yego nababwiye ngo indangagaciro ubundi nizo zidufasha kumenya abo turi bo nizo zidufasha hanini kumenya identite yacu kuko nizo ziduha shape y'uburyo twifata uburyo tuba muri iyi si uburyo tubana n'abandi uburyo dukolabora uburyo turera abana bacu uburyo tubana na societe turimo uburyo ni indangagaciro nizo zidufasha kugira ngo tube muri societe neza rero iyo tugeze mu rugo biba encore puissant bigira izindi mbaraga kurushaho kenshi abantu iyo bagiye gushakana hari ibintu batekereza cyane mbere y'uko bajya kurambagizanya bagatekereza nk'aba muri ibi bihugu turimo urareba ukavuga ati si uwo muhungu nta nzoga anywa nta mata banywa ukavuga ati si uwo musore cyangwa iyo nkumi ntabwo ifite amadeni kuko hano tumenyereye ko ubuzima bw'aha amakredi tuyica ibintu bigacika ibyo nibyo tureberaho ese yarubatse ese afite akazi keza ese yarize ibyo ngibyo tukabireberaho uwo muntu yaba yujuje iyo liste yawe ukavuga uti ni sawa kabisa n'abandi no mu miryango ndetse bakagera iyo uje ukavuga uti ngiye nahuye n'umuntu ariko nta kazi agira ariko ni umwana mwiza ni umuntu ugira urukundo ni umuntu wubaha imiryango izo ni indangagaciro ninjiyemo iwanyu bakavuga ngo rekeraho ntabwo dushaka amarira yawe ya buri munsi ntabwo dushaka kuzajya gufata umugabo ukagira mu nzu akaba ari wowe umurera cyangwa umutunga donc bya bindi bikaba ari byo biba preoccupa ariko ibyo ngibyo ni ibivaho nibishira ni ephémère natwe rero kubera ko ari byo twamenyereye ariyo societe twereka bituma ari byo twibandaho cyane mu gihe tugiye kurambagizanya ariko iyo tugeze mu rugo iyo tumaze guhurira mu rugo sasa tubaye umugore n'umugabo ibihura bigahuza cyangwa bigashwana n'indangagaciro ni ukuvuga ngo urugero wowe uvuye iwanyu ariko umuryango kuri wowe n'indangagaciro umuryango ufite agaciro kanini undi avuye iwabo ikintu cya honesty cyangwa se integrity ni ikintu cy'imbaraga cyane kuri we nizo ndangagaciro ze cyangwa se respect ibyo ni indangagaciro ko ni ibintu biri indani ntabwo ari ibi tuba tubona hanze murahuye ugeze mu rugo we umwe n'imfubyi undi afite ababyeyi na famiye ufite ababyeyi na famiye agaciro fa famiye karakomeye cyane udafite famiye ntabwo azi agaciro ka famiye ntabwo yigeze arerwa muri famiye cyangwa se yagiye arerwa mu mafamiye atandukanye ku buryo ntabwo yigenda akonekita ntabwo yabonye nta gaciro ka famiye afite ntabwo famiye si indangagaciro iri kuri top muragiye mugeze mu rugo sasa ariko ntimwabivuganyeho ntawe uzi icyo mwabonye inkundo twazigezeho twakoshinze twagize view
icyitwa tuvuge amafaranga twagize view amashuri twakoze view ibyo byandi bigaragara nyine dusobanurira ubutunzi, imodoka nziza, amadeni ntayahari, nta n'inzoga ye, ibyo byose ntabyo dukoresha. Ariko tugeze mu rugo, umwe ati mama saa 5 z'ijoro mama agahamagara, umwe nyina agahamagara, nari gukeneye waza kundeba muri aka kanya. Wa wundi utarigeze famiye akakubwira ati he uyu mubyeyi uguhamagara saa 5 z'ijoro ntabwo uzi ko yubatse, aracyagira ngo uri umwana wiwe, ikaba subject ya conflict. Ubwo hakaba hagiye kuba conflict, ukavuga uti ariko ni gute utubaha umubyeyi, ninde muntu utubaha umubyeyi ubaho, kuko we ni indangagaciro ye. Ariko kandi aho hantu nimwigeze muhagera, buri muntu wese ari muri monde ye, mu baseze, mu bikomere bye, ariko zandaga agaciro kubera ko atari ikintu mwigeze mu mwanya wo kudetinga, ntimwigeze mugikoraho. Niba munagikoraho mugikoraho hejuru, ugasanga umuntu avuga ngo ngewe nkunda umugore wubaha, ukumva nyine nukubaha. Ntunabaza utese kubaha ni iki, ntunabaza utese wowe definition yo kubaha kuri we ni iyihe, cyangwa ukavuga ngo ngewe ngo nkunda umugore uri integre ni iki, cyangwa se akakubwira ati ngiye nkunda umugabo uri umukristo, ngiye ndi umukristo, kwizera kwanjye ni indangagaciro ikomeye. Ntabwo wagiye ngo verifie tese ubwo bukristo bw'uwo muntu ni ubunyabaki. So umunsi rero mwahuriye muri rwa rugo, nibyo bigongana, ntabwo hagongana cyane ko mwabuze amafaranga, ntabwo nibwo ibyo twaza, ariko twaza kubera ko mutumvikanye ku ndangagaciro ziri inyuma y'ayo mafaranga. Wow, that's very deep. Example duhaye ni nziza byataye, kuko ntabwo mise ntekereza muri ubwo buryo nyine bwa famiye, ako mise ntekereza kuri financial issues. Because I know couple menshi apfa amafaranga agenda mu muryango, right? Yes. Yeah, so ako kantu akavuze ndavuga okay, I can see the comparison, because we cyangwa se undi muntu aba yumva ko nyine agomba gufasha umuryango we, waramureze, mama we niwe wamufashije ibintu byose, ahageze n'ahangaha abitura ababyeyi biwe. Noneho wowe udafite ababyeyi ntabwo uri kumva uburemere bw'ako gaciro, noneho ugatekereza ukavuga ati buretse gatoya, ahangaha natwe turimo turastruggling, n'utwo twakagombye gukoresha ahangaha mu rugo urimo twoheza mu muri famiye, you know. So yeah, izo zishobora kuba intambara ziri serious y'abantu batazivuganye mbere. So ni ngombwa rero nk'indangagaciro ari ikintu bagomba ku-emphasizingaho, ni ikintu abantu bagomba kwicaraho. Hari igihe ubaza urubyiruko rw'iki gihe urakora rubaza ese iyo mugiye muri date mushaka nko gushakana ni ibiki muganira, ahubwo ngo tuvugana movie, tukavugana mu acteur ugezweho, tukavuga vacances tuzajyamo. Really? Mariage cyangwa se urugo, it's a project, it's a serious project of life. Ni projet de vie idasanzwe, ni paquet, ntabwo ari ikintu upfa kwisukamo uticaye hasi. Niyo mpamvu hari igihe kera najyaga nkunda kuvuga nti ukabwira nk'abana, ukabwira nk'umusore wawe wamaze kugira imyaka 30, cyangwa umukobwa wawe ukavuga ati it's time guys, mugira icyo mwibwiriza, ukagira icyo ukanabyifuza, yewe washaka kubera ko turi ababyeyi ukagira naho bisengera, yewe ukararengaho ukavuga ati ese ntiwabonye umwana wo kwa kanaka, donc ajye umupushinga in a way. Ariko naje kugeza ahantu nkajya nitegereza nkavuga ntese indangagaciro z'uyu mwana cyangwa z'uyu mwana zigeze ahantu ashobora guha agaciro urugo, kuko ikibazo si ugushaka urugo rufite akahe gaciro mu buzima bwawe. Ese urugo ni iki ubundi? Iyo ugiye kubaka ugiye kubaka iki? Kuko urabubakana n'umuntu utazi, avuye iwabo, afite background ye, afite passé, afite ibyo yabayemo, afite ibikomere bye, afite ibyiza bye, nawe uvuye iwanyuzanye ibyawe, muhuriye aho ngaho. hava akantu gatoya kako iyo abantu barimo baradating bashaka kugetting to know each other, hari ukuntu wenda izo values muravuga bashaka kuzi-expanding cyangwa bakazigira nziza cyane, kandi wenda ibyo barimo baravuga nibyo babonye kuri televiziyo cyangwa se bumvise undi muntu abivuga bakumva bakabakoresha amagambo kugira ngo nyine ba describing who they are, bako ntabwo barasobanukirwa exactly izo ndangagaciro ku bwabo icyo ari cyo. Kuko iyo uzifite
ni ukuvuga ngo nubwo utazibamo perfectly kuko nta muntu uri parfait ubaho ku isi ariko kubera ko consciemment avec consciously uba uzifite aricyo kintu kikuraza ku nshinga ukavuga uti ngewe justice ni ikintu cyanjye simbona ikintu cyatuma mbona umuntu arengana ngo muceho uwo akaba ari wowe ariko uteye ni ukuvuga ngo niba ugiye nko tuvuge ugeze ahantu usanze hari abagore bari kurengana uravuze uti ngiye gutangira NGO yo gufasha abagore barengana bari abused n'urugero urarenganura abantu kuko biri muri za ndangagaciro zawe ufite umutware utumva ibyo bintu ndetse iyo mugeze mu rugo we yumva ko urwanya abagabo ya conflict wagiye kurenganura bariya hanze izana ikibazo iwawe kubera ko indangagaciro zawe umugabo wawe cyangwa umugore wawe atazisobanukiwe au départ ntabwo yumvise uwo uri we ntabwo yumvise ibintu byatuma kuri wowe ubuzima bwawe buba ibintu byose byahagarara ariko ukarenganura abantu so urumva ko indangagaciro ni kimwe mu bintu byubatse kurusha ibindi ikibazo cyanjye rero maze kubyumva ndasobanukiwe burya ibyo ntago nari mbizi to be honest none se izo ndangagaciro mama uje utazifite wamaze kwinjira mu rugo ese tuziga he tuzigura he ni ukuvuga byaba biri too late kuko nazo tugira ni igiki kizituzanira noneho tukazisobanukira ahubwo si uko mutazigira ni uko mutazobserve mukore difference kuko uvukira mu muryango ufite papa na mama hari ibyo wabarebeyeho wakuze wiga ahantu byiza cyangwa bibi ari byo wowe wabarebeyeho byiza cyangwa bibi hari n'ibyo wavukanye we mu mutima wawe ariko ukagera mu gihe kimwe ukitakaza ugasanga wisanze nko muri iki gihe tugezemo cya numerique igihe twita igihe cy'ama internet ni igihe abantu bigana cyane ni igihe abantu bari superficial cyane ni igihe abantu bafite ikibazo cya identity ni ukuvuga ngo muri icyo gihe abantu baragenda bagatakarira muri images kuko ubwo ntabwo dushaka kujya mu kindi kiganiro ko hari ikindi kiganiro cyitwa ibikomere byo mu mitima ibyo bikomere nibyo bizana cyane cyane iyo kwiluzinga kwitakaza noneho barangiza abantu bakagendera mu masks ayo mask rero ntabwo iyo uyafite ntabwo ushobora kwinjira mu ndangagaciro zawe urazihunga kuko indangagaciro umunsi umurimo wazo ni ukukwigisha gucuzinga neza ariko niba uri muri yasi ishaka guhunga ibibazo bimwe na rimwe cyangwa kudaconfrontinga some situations yaciyemo zakubabaje ugashaka shortcuts ntabwo uri burebe indangagaciro zawe ariko si uko zidahari ahubwo ni igihe cy'umuntu ajya kuzibyutsa ni igihe cy'umuntu ajya kuzishakamo kuko kuzishaka ni ukumenya utese n'iki hari ibibazo wibaza uribaza ukavuga uti n'iki kintu gituma natanga ubuzima bakanyigisha kubera cyo reka nkubwire nk'umuntu ukareba nka kiriya gihugu cyacu cyo mu Rwanda ni igihugu hari abantu benshi bagitangiye ubuzima ni indangagaciro ni ukuvuga ngo kuri bo patriotisme sibyo muri rusange abanyarwanda babaye mu gihe cy'imbere no muri iki gihe ni abapatriotique iyo ni indangagaciro kuba umuntu yavuga ati nshobora gutanga ubuzima bwanjye undi akavuga ati nshobora gutanga ibyo mfite byose ngasigarira hari ku gihugu tukakibona nkagira izina nk'aba umunyarwanda murumva ko na perezida wacu yakunze gukoresha ikintu kivuga ngo ndi umunyarwanda ni ukuvuga ngo ni agaciro kuba umunyarwanda ni value ni ukubera ko ni igihe kirekire bamwe babayeho batabifitiye uburenganzira biba a need mu buzima bwabo kugira identite kubaho ufite belonging ufite nawe aho ubarizwa so icyo kintu kiba indangagaciro ku buryo ushobora no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo aho hantu uhabone niyo mpamvu twabuze abantu benshi niho twagize urubyiruko twagiye tubona dufite abana bato b'imyaka 14 n'itanu bajya mu gisirikare bakiri batoya ugasanga abantu bagiye abo twitagaza akadogo bakajya ariko niyo valeur nibyo bumvise mu mafamiye nibyo bumvise ababyeyi bavuga ko badafite iwabo indirimbo twumvaga hari ibintu byinshi bishaka ku influencer noneho nawe ugasigara uvuga ariko ngiye iki kintu ukabona hari ikintu wumva udashaka gucompromisingaho
nubwo bazana iki ukavuga uti iki ngiki ngiye nta nubwo tufate nk'ubukristo ku rugero ukavuga uti ngenda umukristo ntabwo nshobora gukompromisinga ku bukristo bwanjye niba umugabo waje kunshaka cyangwa umukobwa aje dushakana icyo kintu tutacyumvikanyeho mbere y'igihe bizagorana. Noneho nashaka kubaza akantu nk'ahari abantu barimo turavuga nyine bya couple n'ibiki byose wenda turajya no muri exactly new relationship muri iyo beginning murimo muradatingana n'ibiki byose ukamubaza nyine indangagaciro zawe cya fiancé ukamubaza nyine izo ndangagaciro zawe n'izi ko twavuze yuko society hari igihe we wear a mask tukaba twanavuga n'ibindi by'undi muntu atari byo byacu kuko ntabwo twatwisobanukirwa abo turi bo noneho wowe ukajya gushakana n'umuntu uzi kumuzi so noneho mwageze mu rugo ni gute wenda mushobora kuba mwaba for real like ukavuga ati nguyu nguyu ndiwe n'uyu nguyu ariko kuko abantu batangiye gushwana bavuga ati ntago nari nkuzi uranyereka ibyo mu by'ukuri nuko gusa abanyarwanda bagiye umugani cyangwa no umuntu wabiririmbye aravuga ngo amaso akunda ntabona neza si uko tutabona ahubwo hari byinshi twirengagiza mu gihe cya fiançailles ukabona umuntu tuvuge mugiye muri date mujyanye muri restaurant ariko igihe umuntu akwihishamo mama nta kibazo yakwihishe n'ubundi mugiye muri date muricaye ku meza murasangiye noneho haje umuntu umuserivere akoze amakosa kuri facture ukabona reaction y'uwo muntu ukareba ukuntu asubije uwo muntu arrogance akaba arrogant akamubwira nabi agatomboka umwanya umwe ukavuga ariko se iki kintu cyakagombye kubona gutuma urakara akavuga ngo akakugarura wakakumanipulating akako ati darling ati ngiye sinkunda kubona umuntu undisrespecting imbere y'umuntu nubaha nkawe akugaruye ahantu ibyo ushaka kumva azimije ya image wari ubonye nawe uti nibyo buriya ntabwo aba ashaka umuntu interrupting iyi moment mukazajya n'ahandi ukamubona ukuntu iwabo bakora akakwereka famille ukareba ukuntu bashwishwitana mu matwi ukabyirengagiza ejo ukabona ikindi kintu ukaza kuzabyibuka ari uko mutangiye gushwana sasa noneho ukavuga uti ariko uzi ko cya gihe nkunze kubyumva cyane ugasanga umuntu umubaze se byaje gutangira bimeze bite akavuga ati ngiye ntabwo nabibonaga tugitangira ariko nyuma tumaze kugera ahantu runaka maze kubona ibi n'ibi noneho nsubiza amaso inyuma ntangira gukurura na bya bindi si uko utabibonaga ni uko udashakaga kubibona so niyo mpamvu iyo ugiye gukudetinga ntujyana umutwe gusa ujyana umutwe n'umutima byombi bigomba gukorana nukoresha umutwe gusa urisanga ahantu hatari heza nukoresha umutima gusa uzisanga ahantu habi ni ukuvuga ngo ugomba kugira balance y'ibyo bintu bibiri ugomba kureba neza ukitonda ukipoza the question ugapoza the right questions hari igihe umuntu akusubiza yishyira abanyarwanda baravuga ngo ntawe wivuga amabi ameza ahari hari igihe kenshi azakubwira ibintu byiza ushaka kumva hari n'igihe uzabona bimwe hari ibizajya bigukanga ariko ntukabishyireho akadomo ngo upfundikire genda usubize amaso inyuma ibyo ngibyo wabonye bikagutiriginga ari byo utekerezaho cyane kurushaho kuko nibyo bigufasha kumenya indangagaciro z'uwo muntu ni izihe hari n'ukuntu wenda icyo nshaka kuvuga n'abantu batangiye kugusohokana kwa kundi ugenda nka to know this person ukavuga ati no ibi ntabwo nabyihanganira noneho ukagenda ku wundi gutyo I guess nabyo birimo bituma nyine abantu badashobora no gusobanukirwa icyo bifuza ku muntu. What do you mean kugenda ku wundi? Tuvuge ukadetinga nk'umuntu umwe wenda mugashwana mukarangizanya ukagenda ku wundi noneho ukavuga akajya kuko wamubonyeho akantu wenda udashimye ukavuga uyu si uwanjye noneho bikagera ahantu mbere ukabona atari uwawe uwa kabiri gutyo noneho bikagera ahantu ukavuga ati at least uyu nguyu arimo arakora ibyiza kurushaho wa wundi babandi twarekanye. Iyo bigenze bityo ntabwo ureba gusa abo bantu nawe wisubizaho ya kamera wigarura ku side yawe ukibaza what's wrong with me ese aba bantu wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu bose niba bininge mwiza gusa in that case iyo umaze kwigaruraho kamera urabanza nawe ukisuzuma ukicisha muri
muri mashini yo kwireba neza nikagira ka reflection of who you are. ukagora ukabanza ukamenya ukavuga uti ese ahari si njyewe ese ahari nta kibazo mfite ese ahari ni attitude zanjye ese ahari hari ukuntu nanjye mfite frustrations ese ahari hari ibikomere binsubiza inyuma bituma ntashaka mfite ubwoba mfite insecurities izi si insecurities zanjye so iyo umaze kumenya noneho igihe kiragera ukikoraho wowe. So the first thing basically kugira ngo ubanze usobanukirwa indangagaciro cyari cyo ubanza kubanza kwimenya wawe. Ese wowe urajya kureba indangagaciro z'undi utazi zawe ako nyine bibaho ibyo nkubwira nyine bibaho niryo kosa kuko icyo wifuza kugira ngo ubashe kubayinga indangagaciro z'undi nuko nawe ufite izawe kugira ngo uzishyire kuri balance. Uravuga uti mu ndangagaciro zanjye 3 reka mbahe izanjye for example nyewe mfite top 3 suko ntafite izindi ariko my top 3 ya mbere ni ukwizera, icya kabiri ni urukundo, icya gatatu ni freedom. ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu ushaka kunyica ubimbuze umbuze kuba umuntu wisanzuye ufite ubwigenge n'ubwisanzure umbuze gukunda umbuze n'Imana. So mu rugero njyewe nkunda Imana ariko mbizi mu mutima wanjye njyenyine ntawe mbibwira, nta n'ubizi nta n'ubibona no mu mico yanjye. Ejo ngiye gushaka umuhungu ndamubwiye ngo condition ya mbere nguhaye nuko uba ukunda Imana. Nsa ubwo urayikunda ese iyo uvuga urayizi? Ariko niba koko mfite iyo ndangagaciro y'Imana nkaba ndi wa muntu kabisa ushaka Imana, wikunda, usenga, ugerageza kugendana n'ibyo mvuga n'ibyo nsenga, ngerageza wambona nawe akavuga utkame muri ya muntu akunda Imana. Noneho ninza kukushakamo Imana nkayibura nzavuga nti uyu muntu nireba muri miroire ye ntaho duhuriye, ntabwo twajyana, hari ibintu ndakompromisingaho, ibyo ntaho dufite duhuriye, nta hagati duhuriye. Ariko hari izindi ndangagaciro muhurira hagati ukavuga uti iki ko nta marayika ushaka ntawe uzabona mu isi. Ugeze ahantu ukavuga uti okay iki ntakihanganira. Umuntu aratanga cyane, ari too generous, icyo ntabwo kiraba ikibazo kinini kuko hari ahantu ushobora kuba ikibazo mu rugo, umwe akaba adatanga undi agatanga cyane. None iyo mugeze mu rugo utanga cyane udatanga aravuga ati arasesagura, bikaba conflict. Turumvikana? So urumva ko ni ibintu ugomba kubanza kwiga kwimenya wowe mbere yuko ujya gushaka izundi. Iyo nyigisho irimo irimo ariko ntago byoroshye. Oya nta nubwo bigoye, ntago byoroshye kuko erega kumenya izo ndangagaciro nizo bitugora. Ni nacyo kibazo ku buryo ushobora kubona umuntu ari mu rugo, ndavuga mu rugo muri icyo gice cy'abashakanye, ukamera wenda imyaka 10, wenda indangagaciro ukazisobanukirwa umwaka wa 11, nta kibazo aho ufatiye akaba ari bwo usobanura wenda byinshi byarangiritse, ariko ushobora kubigaruza kuko umuntu arahinduka, umuntu arakura, umuntu ashobora kuva habi akaba heza. Ntabwo umuntu ari static, ntabwo ari ikintu cy'umurongo gutya kiri rigid. Oya, umuntu agenda ahinduka uko iminsi igenda. Rero iyo ugize amahirwe ukabimenya, ahubwo ikibazo nuko wabura amahirwe yo kubimenya, yo kwakira kwimenya, ukavuga uti ndi umuntu, nakiriye ko ndi umuntu, nakoze amakosa runaka kubera kutamenya, none ndamenye, reka noneho mpindure. Ndibuka mu kiganiro cy'ubushize uratubwira uti naje ntazi movie. Sibyo? Ni ukuvuga ngo kuri we epanouissement cyangwa se moment y'umugore n'umugabo hamwe ni ikintu cy'indangagaciro ze cyane. None araje ntimwayivuganye mbere, niyo mpamvu yabanje kuzana conflict. Ariko mu gihe mubivuganyeho, mu gihe akubwiye icyo yifuza, nawe wiyajuste, mwakuze uri rwa rugo, mwarwubatse. Does it make sense? It makes a lot of sense. Do you think niyo mpamvu like maybe izo divorce zibaho kubera ko hari aho bugera n'umuntu muri kumwe muragendana n'umuntu no ukagera ukakora your reflection, ukanza kisobanukira ukamenya uwo ari we, noneho ugasanga muri wowe uwo muri kumwe ntago murahuza kandi hari values za ufite udashaka kujya kurekura. None in that case bigenda biti iyo mutarimo muragenda ku murongo umwe kandi wamaze kwisobanura
wenda nawe muheze your time nawe abanze yidiscoverinze nkuko nawe yidiscoverinze so ndashaka kumenya ni gute abantu wenda bakongera bakongera bagahuza bakongera bakicara bakongera bakaba bagarura urwo rukundo hagati yabo. Uwo muntu wabashije kwisobanukirwa niwe ugomba kugira umurimo uhagije akora kuko we ni nkaho wateye intambwe ariko mugenzi wawe akiri munsi y'iyo ntambwe yawe. So kubera ko hari isezerano mwagiranye kameme ryo kwihanganirana no kuvuga ngo nawe uramurindira gato umufata ukuboko umuzamure gently nta brutality ikenewe aho ngaho. Niba atarasobanukirwa jyana nawe buhoro kugeza igihe asobanukiwe. Ariko imico yawe myiza cyangwa se gukorera neza muri za ndangagaciro zawe bizamwe inspiringa guhinduka. Nkunda kubwira abantu nti don't fix. Nta mugore ugomba gufixa umugabo, nta mugabo ufixa umugore. Umugore ari fixinga, umugabo akifixinga cyane rwose. Aho none se mama reka none reka nkubaze oya icyo kintu ndacyemeye niyo mpamvu uvuze ngo amena. Reka nkubaze mfite abagenzi ngira ngo mfite inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu gutya tusa nkaho turi mu rugero rumwe ngira ngo bari kunkurikira wenda none kuri kamera gushaka byaranze ugasanga arambwiye wa wundi nakundanye nawe byanze kabisa uzi ko akora ibi uzi ko agenda agira buri ugiye reka nsubiye hariya buriya mise mbona ko ntarisobanukirwa ndangagaciro buriya sizo zibuze muri we. Indangagaciro nanone zonyine ntizihagije kugira ngo umuntu avuge ngo ngiye kurongora. Ntabwo zonyine zihagije. Ibituma umuntu arongora kugira ngo ube wumva kuri ready kujya kurongora harimo ibintu byinshi, hari amafacteur menshi ugomba kurebaho, ariko iz'ingenzi harimo indangagaciro no kwisobanukirwa umuntu. Indangagaciro rero zawe iyo uhuye n'umuntu akavuga ati byaranze najyanye n'uyu byanze najyanye n'uyu byanze ahanini uwo muntu waba atarisobanukirwa wenyine d'abord eskasoba ujye gushaka abo bagore nibyo nabwiye mama Lolo uwo ngo wagiye gushaka umwe babiri batatu bane batanu at the end of the day eske abo batanu nibo babi cyangwa ni ufite ikibazo atarareba. Icyo gihe uwo muntu aragomba akisubiramo akongera agakora icyo bita ari umugore umwe w'umujournaliste mu Rwanda wanejeje rimwe yatanze ikiganiro ahantu avuga amagambo numva aranejeje cyane. Avuga ijambo riba muri Bibiliya aravuga ngo yasomye igitabo ngo cy'umwana wa mwana w'ikirara bavuga muri Bibiliya. Aravuga ngo ageze kuri uwo mwana w'ikirara ngo ngo magambo yose ngo ntacyo yari amubwiye ngo ibyo yakoze ngo aho yagiye ibyo yamaze ibyo yapfushije ubusa ngo icyo si cyo cyazigize icyo kimubwira ngo ariko yageze ku ijambo ngo asoma aho bavuga ngo arangije ngo yisubiramo. Mu Gifaransa bavuga ngo il s'est remis en question. Urumva arongera aribaza arisubiraho arireba arongera yigarukaho kuko hari igihe umuntu aca mu buzima akagonga kuri iki akagonga kuri iki akagonga kuri iki akagonga kugeza igihe yisubiyemo akibaza ibibazo nyabyo. Iyo utangiye kwisubiramo ukireba utagishyira amakosa ku bandi ibyo ibikubaho byose utavuga ngo nuko papa yantaye nuko mama atankunze nuko nari imfubyi nuko bafashe nabi nuko utagitanga ama excuses. Ibyo bikunda kuba cyane rwose ibyo uvuze ni iyo wigarutseho rero utangiye kugera ku ntambwe nziza. Uwo muntu niyo ageze mu rugo yaribajije ibibazo atisigasiga niyo ageze mu rugo aba umugore mwiza cyangwa akaba n'umugabo mwiza. Yes. Byo nibyo. Ese ko mbona mumbaza cyane mwaba mwaribajije ibibazo mwariremesa question nimumbwire namwe experience yanyu tugiye kwitekerezaho reka muri ibyo uvuze impamvu mbyumva. Can I say something about that? Actually ngewe I had that moment. Okay. I had that moment of reflection when I was going through a lot, to the point when I was like, I don't even think I want to be here anymore. Okay. I don't think I can handle it anymore. So I had a time to reflect. I had a time to gusenga. Narasenze cyane nganiriza Imana nyibwira ibiri mutima wanjye byose kuko ubundi
narasanzwe nsenga ariko nyine kwa kundi kuvuga just kuvuga ariko this time it came from deep within. Ndasenga to the point I was like I actually need vision, nkeneye ibimenyetso as well, niba uri kumwe nanjye koko, niba uri muri urugo koko. I need this specific vision, ndabibwira Imana neza, turaganira neza. And so I was able to go back, and then at the same time ziranyereka ukuntu ninjiye mu rugo rwanjye. Uko Imana yinjiye mu rugo rwawe? No, first ukuntu ninjiyemo. Wowe ukuntu ninjiyemo was not with it, nago Imana ari birimo. Okay. Ahama tudesize kubana aho ngaho kuko nabere ko nambana nawe nabanje ndanabisengera mbisabira Imana imbabazi, ndavuga please I want you to be here with me. Urumva ndemfite Imana mu buzima bwanjye ako ntago nemfite Imana mu rugo rwanjye. Wow. Yeah, so nemfite Imana yeah, I did. I invite God mu buzima bwanjye, impeza amahoro yo kujya kuba kwirekura, ndagenda n'umutima mwiza n'urukundo rwiza cyane rwose rwinshi. Banyeze mu rugo I struggled a lot because nanjye ndi umuntu ukunda amahoro byahatari. Amahoro yanjye I would do anything. You don't compromise. I don't compromise ku mahoro yanjye. Right. Iyo ni indangagaciro yawe. Yes. So that to that point nibyo nicyo kinagana bashagwaniza Imana, ndavuga ati you know me. Hari ibintu byinshi cyane nari naranze kugera gukora because I didn't want anybody to disturb my peace. None ngeza ahangaha ndi kumva nta amahoro yanjye ntago nyafite anymore. So what do I do? So aho ngaho ntatangiye gusenga nganiriza Imana, ndavuga ati this time I know ko nakwemvise mu buzima bwanjye, ko nago ngeze nkwemvita mu rugo rwanjye, nguzumane nanjye n'umugabo wanjye n'abana. So aho ngaho kandi nabonye impinduka nyinshi cyane. Kantu ni keza cyane. I did. I saw like a big difference. That's amazing. Yeah. Ikintu nakwifuza nuko abakobwa bose babisengera gutyo mbere yuko binjira mu rugo. Hari umukozi w'Imana umwe tubana mu Rwanda, nigeze kumubaza ikibazo. Ndamubaza igihe wari ugiye gushaka umudamu washatse wasenze Imana uyisaba umudamu umeze uti? Ariko impamvu nabimubajije nuko nabonaga afite couple nziza, bari bafite urugo rwiza, nkabona bambanye neza. Mbaza no kuba umugabo n'umusenzi cyane. Uwo mugore arasenga ariko bitari kuri nkuko umugabo asenga. Umugabo ni umuhamagaro we. Umugore asenga nkatwe twese, nkanjye nkawe nkundi wese. Ariko nawe ni umukristo. None nza kubaza umugore mbere, ndamubaza wowe ubana ute n'umugabo usenga kuri iriya level? Ko umugabo arasenga, karara agenda ijoro asenga, ashobora kuzunguruka Kigali yose ari gusenga amajoro, ni gacyarara ku buriri ngo agire ya mahoro atuza arekeraho. None ndamubaza umugore, ndamubaza how do you live that? Ibyo bintu wowe bihandolinga gute? Aransubiza namwe atumva atumugisha wanjye nahuri. Ati nuwaza kumbwira iki akansaba iki ari cyo cyose, ati bantwara ibintu byose ariko ntibantwara amasengesho y'umugabo wanjye. Kuko it was precious. Nza kubaza umugabo, nawe se wowe umugabo nawe dusengana cyane, umumama ni inshuti yanjye ariko umugabo niwe tufata umwanya mwinshi wo gusenga ko nanjye nkunda abantu basenga. None ndamubaza nti se papa pastor wowe ni iki wasabye Imana ujya gusaba umugore, wasabye umugore umeze uti? Arambwira ngo ntabwo nigeze nsengera umugore, ngo nasengeye urugo. Wow. Arambwira ngo icyo nasabye Imana ni urugo. Ati kuko iyo nsaba umugore nari gusaba umeze utya, uteye atya, ufite atya, ariko yazaza akazana ibindi ntasabye akaba ari byo bingonga. Atariko kuko nasabye urugo niki Imana yankoreye. Ati yazanye ama differences, yaje ari different. Yaje afite ibye nanjye mfite ibyanjye, ariko kubera ko nasabye urugo Imana yamuhaye imbaraga zo kwihanganira ibyanjye nanjye imbizo kwihanganira ibye. Ati tubanye, ati umva, ati twashwana nk'abandi bose. Atariko nta hantu numva ndagera umugore wanjye ngeza nicuza. Cyangwa ngo yenda ati yenda wese namuvugira ati ariko sinumva ko hari ahantu twari twagera twakumva ko urugo ari ikintu kiremereye kuri twe. Kandi nanjye uretse nabo kubivuga nanjye ndabyibonera. So icyo nkivuze kubera iyo mpamvu nti mbere yuko dushaka aho kugira ngo tuze gustrugglinga tubone gutangira gusaba ibintu bimwe ku Mana, byaba byiza ko tubitekerezaho kare
tukabisengera kare sinzi petetre dukeneye inyigisho nyinshi cyane ku rubyiruko rwacu kugira ngo bamenye ibintu byo kufiansana ibi byo bakwiriye kureba mu gihe bagiye gushakana ko hari ibindi bintu byinshi abantu birengagiza bakwisanga mu ngo tugasanga nyuma y'umwaka abana baratandukanye kandi twari twishimiye ko babana bagasa n'imfubyi mu ngo zabo kandi ari abantu bari bafite ababyeyi. Wow. Oya ukivuga uvuze ibyo ngibyo nanjye mise ngewe ahubwo indangagaciro zanjye naje kuzisobanukirwa nyuma ariko navuga yuko ntabimenye mu buhe buryo kuko naciye mu madega menshi mu rushako mu gukundana ngira ngo nari ntarasobanukirwa n'izo ndangagaciro kugeza igihe nicaye hamwe ndireba ngira ngo aho ngaho niwo wavuze nicaye hamwe ndireba ariko se kuki hano byagize gutya byagenze gutya kuki hano byagenze gutya nibyo ntihanganiraga kwa kundi ushobora gukundana n'umukobwa akamubwira akakubwira si ariko se wowe uri mu biki nk'iryo jambo rikagenda rikankoroshora ahantu avuga ati oya birarangiye ako kanya birarangiye ariko kugeza igihe numvaga avuga ati noneho reka nihangane noneho reka nakira ibi noneho reka nakira kandi umunsi nabikoze ibintu byose byase bigenda neza umunsi nahise ntangira kwakira ibintu nkavuga ati nanjye buriya simfiteho ikibazo simfite uruhare simbifitemo uruhare kuki mbigenza gutya kuki biba bimeze gutya kuki ugasanga ariko niyo mpamvu navuze ati umuntu aza kubisobanukirwa ariko yakoze amadega yangije ibindi byose at least umuntu yaje kubisobanukirwa ni nayo mpamvu nakubajije kuri abo bashuti banjye kuko ngomba gufasha abashuti nta kintu kinini gihari uretse kwisobanukirwa niba arayisobanukirwa nibazi aho bahagaze nibazi icyo bari cyo mbese nibafite icyo batanga mbese no kugira ngo ujye hari igihe pressure za societe nazo zituma dukora amakosa uko dufite ababyeyi tuba dufite imiryango dufite abantu mu makartier abavandimwe inshuti baba kubaza se nturarongorwa no ya pressure nayo ikaba yatuma nawe ukatangira kureba imyaka aho igeze ngize 30 ngize 27 no ukaba warabanje gutekereza I'm waiting for the best one ukarindira umukobwa mwiza uruta abandi ukamubura 30 31 33 35 abakobwa bose ko baba basinzi abakobwa bose ko basigaye barara mu tubare abakobwa bose ko ari indaya abakobwa bose ko ari easy ibyo byose ukabireba ugatangira gutinya abakobwa bose engagement ukayitinya ariko mu by'ukuri abo izo ndaya kuki ari zuhura nazo kuki udahura n'abatari indaya ko bahari abo kana ni ukuvuga ni bya bindi bavuga hindura position umwana umwe yarambwiye arambwira ngo jewe ngo ntabwo nshobora ngo sinshobora kurongora ngo umugore ngo dusangire inzoga mu kabari ndamubaza ntese wowe kuri ko mu kabari ariho uba izo nzoga uko atari kuri university uri ngo basi muhurireyo ukaba utari mu rusengero ngo ariho muhurira muzahurira he wo ngo mu rusengero no cyangwa muzasangirira ni ukuvuga ngo abo muhuje entere niwo muzahura ni nabo ukwiriye kujya gushaka uwo nguwo no kuri university no mu rusengero hari undi uri mu rusengero nawo mushaka kuki ujya gushaka ibyo ujya gusarura ibyo utabibye. Murakoze cyane umva reka turangiriza aho mama nkuko ukomeza kutwemerera tuzongera tugushake mu bindi bikurikira kuko uduha inyigisho nyinshi dore ko ukiri muri Canada waje kudusura muri Canada tujya tugusura mu Rwanda nawe ukadusura ni ibintu byiza kandi tuzasubira kandi abadukurikira ari ubwa mbere ugiye udukurikiranye twagusaba yuko subscribe kugira ngo akantu kose dushireho uzajya ugakurikira ubuzima bwo muri Canada ibintu ni byinshi ibyiza ni byinshi bibi ni byinshi mw'abantu mwe nukuri hano kuri Gisa Vox tuzajya tubaha amakuru yose nukuri bifasha abantu abari bo bose murakoze cyane. Thank you. Bye bye.